mu bintu bizagufasha mu buzima bwawe harimo kumenya ugasobanukirwa neza ko Satani nta ubasha afite ku bugingo bwawe. Satani nta ubasha afiteho. Iyo umaze gusobanukirwa neza ko utari uyu mubiri ahubwo uri roho, usanga ko Satani nta ubasha na buke agufiteho. Iyo umaze kubisobanukirwa rero byanze bikunze ariruka. Niyo mpamvu rero nkubwira nti umunsi ko utangiye, umunsi ko urangije, igihe cyose ujye uvuga ati Mana urakoze. Ugiye ahantu ukava amahoro, Mana urakoze. Ubyutse, Mana urakoze. Ukemera gushima Uwiteka, ugahitamo gushima Uwiteka iteka ryose, ukavuga uti ni wowe Mana unshoboje ibintu n'ibi. Ntumenye ngo ni ku bwawe, ntuvuge ngo ni imbaraga zawe zigukoresheje, kuko burya kamere muntu hari igihe gukoresha ikavuga iti ninjye ubikoze, ari ukibagirwa ko hari Uwiteka ubigukoresheje byose. Ntubyibagirwe rero. Reka nguhe urugero. Uribuka Aroni na Miriam baseka Mose, bakamwibasira bakavuga bati kuki washatse burya? Ntuzatume hari uguhitiramo, kuko Imana yaguhaye umutima, iguha ubugingo bwawe. Niba rero ufite amahitamo yawe, wagize amahitamo yawe, ntuzatume ba Aroni na Miriam bakubwira ngo no wifate ibingibi, uhitamo ibingibi, kandi ari by'Imana yashyize ku mutima wawe, kuko Imana byanze bikunze nyuma irabahana cyangwa se ikanabahinyuza kubera ko ariyo yabivuze. Wicika intege rero, gerageza weho ahubwo uvuga uti ni gute nakwegera Imana, narushaho kwegera Imana kugira ngo ndusheho gushaka ubwiza bw'Uwiteka amanywa n'ijoro. Ukabyuka mu gitondo ukavuga uti Mana Nyagasani, dore umunsi wanjye ukomeze, gendana nanjye, ntutume roho wawe ansiga. Noneho nawe ukabyishyiramo umunsi n'umunsi, bikaba akamenyero. Ibyo ugiye gukora byose n'ibindi byose waba ukora ku ruhande, ariko ukavuga ati Imana niyo iri imbere, niyo nshyize imbere ya byose. Iyo ibyo bimaze kubisobanukirwa rero, ukamenya ko Satani nta ubasha gufiteho, nta na buke, nibwo ushobora ibintu. Abantu benshi bari mu buyobe, wenda bari mu by'isi, batarasobanukirwa ko Satani ariwe wigaruriye isi, ariwe Imana yatumye afata isi akayishyira mu biganza bye. Iyo batarabisobanukirwa rero, ntago bamenya ko bafite ububasha hejuru ya Satani. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gusobanukirwa ko Satani atagufite ububasha, ahubwo wowe ukoresheje ijambo ry'Uwiteka, Mwuka Wera ugendana nawe, ko ufite ububasha, ufite urufunguzo rumwe Kristo yambaye Satani. Iyo umaze kubisobanukirwa rero, nibwo winjira mu mwuka, ukinjira mu busabane n'Uwiteka, ugashashagirana. Abantu bagatangara, bagahora bibaza biriya bintu byagenze gute? Uriya se wandi twari tuzi, twavuzaga ibintu n'ibi, none byagenze gute? Yabishoboje iki? Ni ya Mana. Imana irahari kandi irakora. Ababizi barabizi, abibona barabibona. Dutanga ubuhamya iteka amanywa n'ijoro ibyo yadushoboze. Hano naguha nk'igitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Ukizera ukavuga uti kwizera Uwiteka nibyo nshyize imbere, ibindi byose nibishaka, ibindi byose biza nyuma. Uko niko utsinda ibigeragezo, niko ba Aroni bawe, ba Miriam bawe bakubwiye ngo no wijyayo, aho ukabwira ngo nzajyayo, kubera ko wizeye Uwiteka, ntuzizera abantu. Nibwo ubishobora byose, noneho ugashashagirana, bose bagatangara. Nkamagushimiye rero, Imana ikomeze ikurinde. Shalom, todaraba, tov meyo.